nakuvugisha gato se. nta kibazo. Aya makuru ko nzi ko mwabaga hafi y'umuhanzi Gogo niyo yatabarutse koko? None se kandi nyine wumva twabaga hafi niyo ke baba we, mbega mana ya. None se yatabarukiye mu rugo yazize icyo wenda nko mu masegonda make? nyine yatabarukiye Uganda, yari ariyo mu bitaramo. Yari yaje gukora yo igitaramo. nyine yari ariyo n'umuryango n'ubundi umunyamakuru. Ya reka nkomeze mbihanganishe n'umuryango we muri rusange. Harya buriya yari umukobwa? Yari umukobwa. Mu kanya turi kwegeranya akabayo. hari nk'ubwo yaravuze ati mu mibereho yanjye yose ubu nibwo ngiye kugera ahantu mbona hakomeye ngahura n'abantu nzi kandi nkunda nabo bankunda. Ahangaha yari mbere y'uko yerekeza mu gihugu cya Uganda. Amwe mu magambo azibukirwaho ati ubwo rero ndumva ari agashya Imana ishyize mu buzima bwanjye kandi igenda impindurira amateka mu buryo butandukanye. Mbere y'uko yerekeza muri Uganda nanone kandi yari yagize ati umuntu wese unkunda namubwira ngo ajye aza duhurire mu bihe nkunda cyane kuko kimwe mu bintu nkunda harimo kuramya no guhimbaza Imana. Tugahura tugatera iby'isi umugongo tugasenga tukongererwa imbaraga mu bugingo bwacu. Igikomeje kwibazwa, ese Uganda hariyo uwuhe mudayimoni? Pasiteri Theogene Nzahuke yagiye Uganda abaratabarutse. Umuvandimwe Gogo Glorious agiye Uganda aratabarutse. Nshuti bakunzi ba Yoswa TV, reka twongere tugaruke muri aya masaha tubagezeho inkuru ije itunguranye ndetse inababaje iteye agahinda. Umuhanzikazi waruzwi ku izina rya Gogo, uyu nguyu yitwa Musabyimana Glorious, ubu ngubu amaze gutabaruka nk'uko amakuru aturuka hafi y'abantu bamubaga hafi cyane cyane mu njyana ye yaririmbaga ya muzika ihimbaza Imana barimo babitangaza. N'amakuru dukesha abamubaga hafi cyane cyane n'ubu ndetse bari baramuherekeje bamwe mu gihugu cya Uganda aho yatabarukiye, aho yari yaragiye mu bitaramo. Uyu rero yari umukobwa, yarakira umukobwa yitwa Musabyimana Glorious, atabarutse afite imyaka 36 y'amavuko. Yarazwi ku izina rya Gogo, yagiye amenyekana cyane mu ndirimbo yise Blood of Jesus, avuga ku kuba atumirwa mu bitaramo rero no mu bitangazamakuru hamwe n'urukundo ngo yarakomeje kugaragarizwa n'abakunzi be. Yavuze ko ari amateka nicyo abantu bazamwibukiraho ndetse ko Imana yagiye imukorera ibitangaza bifatika ndetse imukorera n'agashya we yabonaga ko yashyize ku buzima bwe. Uyu rero Musabyimana Glorious yari yaragiye mu bitaramo bitandukanye muri Uganda aho yaratumiwe n'amatorero atandukanye kugira ngo akoreyo ataramire abakristo muri iki gihugu cya Uganda, ariko inkuru igeze mu Rwanda igaragaza ko yatabarutse nk'uko abamuri hafi bakomeje kubitangaza. Inzego z'ubuyobozi, inzego zo kwa muganga ntiziragira icyo zitangaza, gusa amakuru ahari aravuga ko yatabarutse. Uyu nguyu rero Musabyimana Glorious mu minsi yashize yari yavuze ko mu mibereho ye yose ngo muri iki gihe ari bwo ngo yagize amahirwe yo kugaragara ahantu hatandukanye kandi hakomeye. Hari nk'ubwo yaravuze ati mu mibereho yanjye yose ubu nibwo ngiye kugera ahantu mbona hakomeye ngahura n'abantu nzi kandi nkunda nabo bankunda. Ahangaha yari mbere y'uko yerekeza mu gihugu cya Uganda. Amwe mu magambo azibukirwaho ati ubwo rero ndumva ari agashya Imana ishyize mu buzima bwanjye kandi igenda impindurira amateka mu buryo butandukanye. Mbere y'uko yerekeza muri Uganda nanone kandi yari yagize ati umuntu wese unkunda namubwira ngo ajye aza duhurire mu bihe nkunda cyane kuko kimwe mu bintu nkunda harimo kuramya no guhimbaza Imana. Tugahura tugatera iby'isi umugongo tugasenga tukongererwa imbaraga mu bugingo bwacu. Amwe mu magambo rero rwose
uyu muhanzikazi Musabyimana Gloriose atazibagirwa yatabarutse amaze kuvuga. Ni ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru mbere y'uko yerekeza mu gihugu cya Uganda. Nanone yarongeye aragira ati icyo banyitegaho abantu nta kindi ni ukumva ijambo ryose rizanturuka mu kanwa nyiramya ndamya Imana kandi nyihimbaza, ntanga ubuhamya nkayihimbaza nta bwoba nta n'isoni. Uyu ni Gogo Gloriose wamaze gutabaruka, ndetse tumwifuriza iruhuko ridashira, tunakomeza umuryango we tubibutsa ko atabarutse ari umukobwa, nta mwana yari afite. Turacyakomeza kugenda tubakurikiranira iby'aya makuru. Mu kanya gatoya turaza kuvugana nanone birambuye n'abamuri hafi, ariko dukomeza no kugenda tubabwira ibyo yagiye aganira n'abanyamakuru batandukanye. Twabibutsa ko rero nubwo umuhanzi Gogo Gloriose wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera uburyo aramya Imana n'urwenya rwe yagiraga, atari ubwa mbere yaragiye gutaramira i Kampala mu gihugu cya Uganda, kuko no muri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa karindwi, ni ukuvuga ngo hashize nk'ukwezi kumwe, yari yagiyeyo mu gitaramo nabwo cyari cyateguwe na sosiyete yitwa Kitala Kabulengwa Fellowship COU. Ni igitaramo rero cyabereye muri Imperial Royal Hotel ku itariki ya 20 Nyakanga 2025, aho abakunzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bagize ibihe byiza, aho bari kumwe nawe n'umuhanzi bakunda cyane, ndetse n'abandi bahanzi bari batandukanye, ariko harimo na Gogo Gloriose. Uyu muhanzi rero wo mu Rwanda yatumiwe kubera urukundo yari yeretswe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok n'izindi. Yari yakunzwe rero kubera indirimbo ze zifite ubutumwa bukora ku mitima ya benshi n'uburyo akunze kuvugamo amagambo afite inyigisho. Zimwe mu ndirimbo rero zari zatumwe akundwa ndetse akanatumirwa ni yitwa Everyday I Need of Jesus, yabaye nk'indirimbo y'ibihe byose ku bantu benshi, ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, imufasha kumenyekana kurushaho, ndetse bituma abantu batari bake batangira kumva indirimbo ze zirimo uwo mwana, ifite insanganyamatsiko ya Noheli. Uretse Gogo, muri icyo gitaramo ndetse hanagaragayemo abandi bahanzi barimo Lilian na Bass, Gabi Ntate, Peace Mbabazi, Ana Murisa, Kiapitondo, ndetse n'abandi bakunzwe cyane, bose bakunze kwibanda ku ndirimbo ziri mu ndirimbo y'injyana zihimbaza Imana, ndetse rero n'indirimbo ziririmbwa mu Kinyankore, Ikigande n'Ikinyarwanda. Muri icyo gitaramo rero twabibutsa ko Gogo Gloriose yari yatumiwemo, harimo n'abakozi barimo Pasiteri Wilson Bugembe, Pasiteri Joseph Ngoga, Pasiteri Twina Hiberi n'abandi bari tanze inyigisho zitandukanye kuba cyitabiriye. Gogo rero w'imyaka 36, ubusanzwe amazina ye bwite ni Gloriose Musabyimana, akaba akomoka mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Gogo Gloriose yaherukaga gutaramira rero abanyarwanda kuri 28 Gashyantare 2025 mu gitaramo cyari cyiswe Kigali Gospel Night. Gogo Gloriose rero aritabarukiye, tumwifurije iruhuko ridashira, kandi abizera twizeye neza ko tuzamubona ubwo natwe tuzaba dutabarutse tuvuye kuri iyi si, ndetse Yesu aje gutwara itorero rye ryera. Twihanganishije umuryango we. Igikomeje kwibazwa, ese Uganda hariyo uwuhe mudayimoni? Pasiteri Theogene Nzahuke yagiye Uganda abaratabarutse. Umuvandimwe Gogo Gloriose agiye Uganda aratabarutse. Ese Uganda, iyi mihanda ya Uganda harimo uwuhe mudayimoni ko abantu b'ibikomerezwa bajyayo ukumva ngo baratabarutse? Turakomeza kubakurikiranira amakuru uko agenda aza buri kanya, ariko Gogo Gloriose yamaze gutabaruka, Imana imuha iruhuko ridashira.